Inama y'umunsi y'abashakanye. Uwo twashakanye ntashaka kuza mu rusengero nimumfashe. Birababaza iyo mwashakanye adashaka yuko mugendana mu by'umwuka. Nicyo kinyuranyo uzabona mu gihe cyose cy'umubano wanyu gikomeye, ndetse uko byaba bimeze kose kuba mutagendera mu murongo umwe mu byerekeranye n'umwuka bizatera impinduka mu rushako rwanyu. Hari bitari bisanzwe iwanyu rwose bizaba bigiye kuvuka ubu. Mwatangiranye urugendo rwo gushyingiranwa kwanyu mufite kwizera kumwe, none umugore wawe cyangwa se umugabo wawe afashe icyemezo gikomeye cyane cyo kuva mu itorero mwari musanzwe muhuriramo. Mwembi ntabwo murabyemeranwaho, ariko uyu mwanzuro rwose yamaze kuwufata kandi rwose urabona yuko awukomeyeho. Tuvuga urugero, uwo mwashakanye ashobora kuba yahinduye idini yarangiza akajya mu basilamu kandi wowe uri umukristo, nyamara ariko mu gushakana kwanyu mwembi mwari abakristo, ndetse ubu tuvugana buri wese akomeye ku kwemera kwe cyane. Impamvu irumvikana, urashaka yuko uwo mwashakanye aba iruhande rwawe mu gihe cyo gusenga. Urashaka yuko uha agaciro kwizera kwawe, kandi kuba mudahuza bitera agahinda ndetse bikangiza ugushyingiranwa kwanyu ukurikije uko ubitekereza. Ahantu rero haragoye cyane mu byerekeranye n'umubano wanyu. Nyamara ariko inkuru nziza ihari ni uko hari ibintu wakora kugira ngo ukomeze umubano wanyu mudatandukanye. Bwa mbere, wihatiriza uwo mwashakanye ahubwo b'imbuto ye. Nubwo umufasha wawe mwajyaga mujyana mu materaniro mu gihe cyahise, kuba wamuhatiriza muri kino gihe nta kintu na kimwe bizabafasha, ahubwo bizatuma azinukwa cyane ndetse nawe yakuzinukwa. Aho kugira ngo ujye uhora umucyurira cyangwa se umubwira amagambo mabi yose, ahubwo reka ubuzima bwawe butanga ubutumwa. Gerageza kubaha ibyemezo by'umufasha wawe nubwo bwose utabyemera, kandi ugerageze gushyira imbere amahitamo ye. Nyuma ya byose, gusenga gukwiriye kandi kuvuye ku mutima mu bihe bitandukanye rwose kuzagufasha cyane. Ikindi, uzakore ku buryo bwose uwo mwashakanye amenya yuko yifuzwa ndetse ko ahaye ikaze mu itorero igihe cyose azaba abyifuza. Nubwo mutajyana gusenga, ariko mumenyeshe yuko akenewe kandi ko ahaye ikaze igihe cyose abyifuje. Tuvuge nk'urugero, niba hari umunsi udasanzwe mu itorero ryanyu, muteguze kandi umutumire muri aya magambo uti: mukundwa, hari umunsi mukuru uzaba mu rusengero rwacu, ntabwo mubwiye ngo uze nonaha, ahubwo ubitekerezeho hanyuma uzambwire. Aho kugira ngo rero ugire ibyo umushinja, murekere ubwisanzure bwe bwo guhitamo. Niba ashaka kuza rwose azaza, kandi natanaza nabwo nta kibazo, ntuzamurebe nabi. Uko umwerera imbuto bizagenda bituma yibona nawe nk'ukwiriye mu buzima bwanyu, kandi bizabafasha cyane mu kuba yagaruka cyangwa se nanone yaha agaciro imyemerere ndetse n'imyizerere yawe. Ikindi, gerageza kwiyakira ubwawe. Kudahuza mu mwuka hamwe n'uwo mwashakanye ni ikintu unyuramo, ariko rwose nta gushidikanya kirababaza cyane. Gishobora kukuzanira agahinda kenshi utari warigeze ugira mu buzima. Nibyo koko ubagize ugutakaza gukomeye, kandi ntabwo ari ko wari warateguye ubuzima bwawe. Gusa ariko nanone nutiyakira, nibyo bizabyara ibintu bibi cyane mu rushako rwanyu, maze bitume wumva wihebye cyangwa se wumva yuko urimo gutotezwa. Ibyo byose rero bikaba bizakubabaza ndetse binabangamira cyane uwo mwashakanye, aho bishobora no kuba byasenya urugo rwanyu utitonze. Ariko numara kwiyakira, uzabona yuko ibintu byose bishoboka, kandi kuko nuwiyakira uzakomeza no gusenga, uko ubona ibintu bibi nonaha bishobora kuzahinduka mu gihe kizaza. Ikindi kandi, komeza urebe cyane ku byo muhuriyeho, aho ukomeza kwita ku bibatandukanya. Kugira ngo utere imbere mu gushyingiranwa kwawe, ugomba cyane guha agaciro icyabahurije hamwe, kandi mugakomeza kwihuza ku bintu muhuriyeho. Ibyo rero bivuze ko nta n'umwe ugomba gucira undi urubanza, kandi mugomba no kubahana kugira ngo mugumane ubumwe bwanyu. Uvanyemo no gushakana, iyo abantu bose batangiye kwita ku ngingo mbi z'ubuzima, urugo rwabo cyangwa se ubuzima bwabo buba bugiye gutandukana. Niwita cyane rero kubibatandukanya, uraza kuba urimo gutera inkungu gushwana cyangwa se gutana kwanyu. Rwana kugira ngo wumve neza intego z'uwo mwashakanye. Igihe abonetse umwanya, muha umwanya kandi umutege amatwi, nturakazwe n'ibyo ari kukubwira cyangwa se nuko asigaye afata imyemerere yawe. Kugira ngo rero mugumane umubano wanyu, mugomba kubwizanya ukuri ndetse mugomba no kwizerana. Mubwire rero ikiriho, kandi rwose ugerageze utamukomerekeje. Uko uzagenda umenya ndetse wumva uwo mwashakanye, uzumva impungenge agira, kandi uzanumva impamvu zishobora kuba zaramuteye ibyo ngibyo byose. Ikindi kintu rero wazirikana, reba cyane ku byo ukunda by'uwo mwashakanye, kandi rwose ugerageze kubimubwira. Mu buzima iyo hari ikintu kiduciye intege, bituma tutabwira abo twashakanye uburyo tubakunda ndetse n'uburyo ari beza mu maso yacu, nuko rwose tububaha. Gerageza ariko ushimire uwo mwashakanye ibyiza yakoze, umushimire imico ye ndetse unamubwira agaciro afite mu buzima bwawe. Icyanyuma, wibuke kumusengera. Ikintu cya mbere kandi gifite n'akamaro ni ugusengera uwo mwashakanye ndetse no kumusabira. Senga kugira ngo ibyaboshye umutima wawe bibohoke, kandi nawe wisengere kuko bigoye kandi binababaje kubana n'umuntu nk'uwo. Igihe cyose rero
Amasengesho nicyo kintu cya nyuma kandi cya mbere gishobora gukiza ibintu byose, kandi zirikana yuko byatinda cyangwa se byakwihuta guhinduka ko mwashakanye kuba kugishoboka igihe cyose urimo kumwerera imbuto kandi umwereka yuko ibintu byose bishoboka. Muha amahoro, umwubahe kandi ukomeze guha agaciro amahitamo ye. Ese wowe n'uwo mwashakanye mwarigeze munyura mu bihe nk'ibi? Mwabigenje mute? Ese mwarongeye murihuza nyuma cyangwa mwaje gutandukana? Turaza kwishimira kumva igitekerezo cyawe. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu arirwo wa#NIMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.